hari ikintu nagiye mbona, sinzi wenda niba hari ingaruka byagira kuri identity. Ese Pastor Christy, yego turakizwa tugahamya, ariko ni gute umugore yajera social media muri iki gihe? Yajera social media kubera ko nibaza yuko ibyo tuvuga no mu myaka 100 cyangwa se mu myaka tutakiriho bizaba bihari, turabyara abana barakura, wenda hari ntabwo dufite isoni zo guhamya, ariko nanone hari igihe usanga nk'umuntu atanga ubuhamya nk'umumama akavuga ko yari indaya cyangwa se akavuga ko yakuyemo inda 7, akavuga ko yaciye umugabo w'inyuma. Uwo mwana nakura agakurira muri iyo shame yo kumva yari afite umumama umeze gutyo, nubwo ari kuvuga Yesu. Ese niki twafasha nk'abadamu bahagurutse gukorera Imana kugira ngo bakomeze babe balanced muri ubwo buryo? Ariko hari n'ikindi kintu, iyo udafite identity yawe, hari n'igihe ukoresha ivugabutumwa ushaka amaramugo. Kuko hari abantu benshi uyu munsi wa none bariko ba promotinga cyane social media, bakavuga ibintu bidasanzwe. Ibyo biri muri secular, bakakora ibintu bitabaho kugira ngo ugire audience nyinshi, kuko harimo cash. Abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se bahanurira indamu, abo barateye. Nigeze kumva umuhanuzi wiyise umuhanuzi, rimwe na rimwe ibinyoma byabo binagaragara nk'ako kanya, kumva nk'ubwo barabihererana. Navuga ati ntimuzasubire mu rusengero, ahubwo mujye muza mbajyane, hari ishyamba nabonye rifitemo amavuta, muze mbasengereyo. Icyo basarurayo hari igihe agerayo ati Imana yavuze ngo uriya mugabo mubana si uwawe, none nakuboneye umugabo. Kuri jewe rero numva identity ikomeye cyane ni ugusa n'Imana. Amen. Kandi ni nacyo Kristo yaje gupfira. Yesu ashimwe, twongeye kubaha nanone ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Nk'uko mumaze kubimenyera, nanone turacyarimo kuvuga kuri my identity. By'umwihariko uyu mugoroba dufite teme ivuga ngo keeping my identity in a changing world, cyangwa tugenekereje kugumana icyo uri cyo mu isi ikomeza guhindagurika. Nitwa rero Jackie Tunga, ndabakiriye cyane mwese abarimo kudukurikira, kandi nanone sindi njyenyine, ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye bari buze kutuganiriza kuri iyo nsanganyamatsiko nababwiye. Nagira ngo mpereye ibumoso bwanjye baze kubibwira, ariko nanone by'umwihariko turi kumwe n'umushumba wacu mukuru wa Women Foundation Ministries na Noble Family Church, nawe araza kutubwira icyo atugezaho kuri uyu mugoroba. Reka rero babibwire tudatinze, hanyuma tuganire. Karibu. Murakoze. Nitwa Pastor Ntiginama Inyasi. Yesu ashimwe. Nitwa Christina Karigirwa Gatabazi, nkaba ndi umushumba Assemblies of God hano Kimihurura. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Mutesi Morini, nkaba ndi umukobwa usengera muri Women Foundation Ministries hamwe na Noble Family Church. Imana iduhane umugisha. Urakoze Jackie, namwe turabasuhuje mwese aho muri. Nkuko abashitsi bacu babibwiye, nagira ngo mbavugeho gatoya. Turi kumwe na Pastor Christine, nkuko yabibwiye, akaba ari umushumba mu itorero rya Assemblée de Dieu, ariko by'umwihariko akaba ari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ni ikintu kimwe kijya gituma haleluya nubaha amavuta y'Imana muriho, cyangwa se igihe kirekire mubonye akorera Imana. Nibaza ko kuri teme dufite ya identity, nk'umubyeyi, nk'umumama umaze igihe kinini muri ministry, ndumva umubona ubwa mbere namubonye muri 1998, ndumva 1998, turi mu muryango wa Full Gospel. Yaje kutwigisha icyo gihe, atubwira ari n'umupasteri, ariko nanone agikora muri ambasade y'Abanyamerika. Kandi cyane cyane muri iyi minsi turiga ngo ni gute nagumana identity yanjye nk'umukristo, Kristo nemeye, n'igihe ndi hanze, n'igihe ndi kuri marketplace, n'igihe ndi muri position iri hanze wenda ishobora kuba iri influential, cyangwa se ndi mu miryango iri international hirya no hino, ni gute nshobora kuguma ndi wa wundi wondiwe. Ndumva twarabivuze cyane, n'ubushize Reverend Antoine Rutayisire yabivuzeho, avuga ko ibyo dutunze cyangwa se ibyo dufite sibyo bitugira abo turibo. Ni kuvuga ngo rero ibyo umugisha dukura muri Kristo Yesu, cyangwa se ubutunzi tugenda tubona, sibyo byahindura abo turibo. Rero twagize umugisha wo kubana na Pastor Christine,
araza kubituganirizaho, atuganirize ku rugendo rwe, atuganirize ndetse no mu buryo muri biblical perspective. Cyane cyane nkatwe abamama tunahagurutse gukorera Imana, nibaza yuko tubikeneye. Iyo utekereje ku mugore witwa Deborah, nabitekerejeho ukuntu identite ye itahindutse, numva Pastor Christine ari ugenda atubwira nawe mu gihe cye uko yagiye abigenza. Deborah yari muka Lapidoti, yafite umugabo witwa Lapidoti, nabwo batubwira ngo Lapidoti yakoraga iki, batubwira ko yari muka Lapidoti. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yari umuhanuzikazi. Icya gatatu yari umucamanza. Ndumva yari n'umubyeyi. Murumva ibyo bintu bine, ukavuga uti 4 in 1. Ni gute umuntu ashobora kuba afite ibyo bintu byose? Kuko hari abantu bakorera Imana cyane, bakirwa mu byumba by'amasengesho ugasanga ntibakora. Tukagira n'abandi birirwa kuri tere bameze nka ba Marita ariko batagira igihe cyo kuba ku birenge bya Yesu. Ariko how can we balance Martha and Mary? Martha agakora neza na Mary agakora neza, ariko bikaba balanced ku buryo umuntu ashobora kudakoza isoni ubutumwa bwiza. Hari ahantu havuga ngo mwenaba, haleluya, ngo nta nubwo Imana ifite isoni yo kwitwa Imana yabo. Urumva ko iyo umuntu abashije kurepresenta Kristo n'ahantu hari hirya no hino, n'Imana ntabwo bitera isoni yo kwitwa Imana ye. Rero nibaza ko turi bugire umwanya wo kuvuga duti ni gute muri isi hindagurika, mu guhindagurika harimo ibibazo ariko harimo n'iterambere, ariko twakomeza tugahagarara ku byo twizeye tukaguma kuri ya mahame. Ariko ndabashimira mwese mwabaye muri kino kiganiro. Dufite igikorwa cya Thanksgiving tugiye kuzabamo muri iyi minsi turimo, ariko ibi biganiro tuzongera tubikomeze, tuzongera tubamenyeshe ikindi gihe cyo gukomeza, ariko mwarakoze cyane ukomeza kubana natwe. Turi kumwe na Reverend Inyasi, Imana imuhe umugisha, umukozi w'Imana. Ni umuntu nawe wabaye mu gihe cy'amateka atandukanye, yabaye hano mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, anahaba nyuma ahura n'ibikomere by'uko iwabo bari barashize. Hari ibintu bishobora kukubaho nubwo ukorera Imana, warabonye wenda abantu wumvaga bashobora kuba bayizera bahinduka mu bihe bitandukanye, ariko ibyo bintu bigatuma udahinduka. Ni gute wagumanye iyo identite yawe? Turi kumwe na Maureen. Maureen nawe ni umukobwa dusengana, ariko akaba ari umukobwa nawe ufite ibyo yatuganiriza, aganiza urubyiruko. Murakoze cyane, ni karibu dusangira kuri experience ku biganiro dufitanye n'abakozi b'Imana. Kadusubize ijambo Jackie, murakoze. Amen. Imana yo umugisha Apostle, ni karibu kandi nanone kuri mwebwe mwese. Nihuse nk'uko Apostle yarabivuze, Pastor Christine, ndifuza kubabaza uko mwumva identity. Hanyuma muze no kudusangiza urugendo rwanyu, ukuntu mwagiye murinda ibyo mwizeye muri iyi si mu bihe bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, Yesu ashimwe cyane, ndanezerewe. Apostle Mignoni, urakoze cyane kudutumira. Ntabwo kenshi na kenshi kubera akazi kenshi, rimwe na rimwe hari igihe abantu badahura, ariko ndashaka kugira ngo ngushimire kubera iyi nsanganyamatsiko, ariko kandi no kumva ari byiza ko dusangiza abandi ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Ni ibintu by'agaciro kenshi cyane. Njya mbwira abantu ngo mba muri sako yanjye, ariko Apostle Mignoni afite umwihariko udasanzwe. Namubwiye ngo ufite indi mpano abantu benshi badafite yo gukora networking. Sinzi ukuntu umenya abantu, sinzi ukuntu umenya abohereje abakomeye, biratangaje cyane. So rero Imana iguha umugisha, ibiguhere umugisha, turabyishimiye cyane. Mu ncamake rero ndatekereza ko nakurikiye iki kiganiro nk'ibiganiro nka bibiri bya identity, aho bamwe simbazi cyane ariko harimo bamwe nabashije kumenya nka mwene Data Lambert, n'undi mwana wo muri CLA sinibuka, ariko Fabrice, yes, Fabrice nari muzi, nari mwibagiwe izina, I'm sorry. Ndetse na Pastor Antoine na Nyamuteri. Mu by'ukuri narakurikiye, sinzi ko nza kuvuga ibitandukanye cyane n'ibyo bavuze, ariko icyiza nkunda kandi nakunze muri iyi nsanganyamatsiko nuko ikikuranga akenshi abantu benshi bagihuza n'ibyo ukora, kandi ushobora kugira ibyo ukora ariko bitandukanye n'uwuriwe, kubera umwitozo, kubera ibyo wize. Nivuga umwitozo no kuvuga ngo practice, hari n'ibyo wize ukabishyira mu mutwe gusa, nabyo bikaguha identity. Barabivuze abakozi b'Imana, simbisubiraho.
kuri jyewe rero numva ikikuranga ntabwo gishobora kuba kure cyangwa se gutandukira icyo Imana yakugize cyo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 26, ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Iyo niyo blueprint, niyo ntekereza ko ariyo twari dukwiriye kwibandaho cyane, kuko ni nayo umwanzi yashombye, ni nayo umwanzi yahize, ni nayo umwanzi ashaka kwangiza kugeza uyu munsi wa none. Nsubire noneho kubyukora. Buriya nanone uri we ntabwo bishobora gutandukana n'ibyo ukora, nubwo ibyo ukora bishobora kuba ari bifitirano. Ushobora kuba ufite ikintu cy'umwimerere ariko ukagiteraho ikindi kitari umwimerere. Hari ibintu muri agriculture basigaye bakora byo kubangurira. Ugasanga umuntu abanguriye icunga mu ndimu cyangwa se ikindi buriya ariko still ubundi icunga ni icunga, abo ushobora kubangurira birashoboka. So iyi si rero ifite ibintu yabanguriye mu buzima bwacu, noneho tukabikuriramo bigasa naho byivanze n'ubuzima bwacu, ariko mu by'ukuri mu mwimerere wacu uko Imana yaturemye tugomba gushimangira, tugomba komatana, tugomba gukomeza, tugomba gushora imizi, tugomba gusobanukirwa neza ishusho y'Imana, ari nayo tugomba gushimangira ndetse no gushimikira kuruta ibindi bintu byose dushobora kuba wenda byaba ari ingurukizi cyangwa se ibintu twateweho n'isi. Cyane cyane ko isi igizwe n'umuco, isi igizwe n'impinduka z'ibihe, environment, idukikije, ibyo turya. Ntabwo ndi nutritionist, ariko ibyo ari byo byose umuntu ashobora guhindagurika, yewe n'ibyo urya bishobora kuguhindura. So rero iyi si ifite ibintu byinshi bishobora iduteraho, uko ihinduka igashaka kuduteraho ibyo bintu kugira ngo tugendane nabyo. Rero iki kintu cyaranyubatse cyane, Apostle Mignone, sinzi n'umwuka wera wakikuyoboyemo, kubera ko kubigaragara usanga noneho n'abana b'Imana batangiye gutakaza iyo identity. Kuri jyewe rero mvuze ku buryo naje kumenya identity yanjye, reka mbabwire ho gatoya. Navutse mu muryango wa Kristo, hanyuma bantoza kuba umukristo, bantoza uburyo bwabo. Ndibuka cyane nkiri mutoya, nari mu mwaka wa 3 primary school. Ndibuka rwose mama yari umuntu wiyeguriye idini cyane ariko ikindi yari afite ikintu cy'ubunyangamugayo, muri ya mico y'ubupfura n'ubunyangamugayo bitewe n'aho yakuriye. Hanyuma ashyizeho idini, urumva ni ibintu bibiri, ni imico yakavukire aho yavutse mu muryango mwiza of course, noneho ni umuco w'idini. Ibi bintu byombi biraza binyomekaho. Ari umuherezi wacu of course, ndumva yaramfashe umwanya mwinshi. Ndakura ngeze mu myaka 20, ariko nkura numva mfite ikibazo gikomeye mu buzima bwanjye. Ntago narizi aho kituruka kuko cyari imbere. Nkumva ibyo bambwira ndabikurikiza, ndagerageza kubikurikiza, ariko ntaho bigera ku mutima wanjye. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bugaragara, kubera umuco mwiza w'ubunyangamugayo, noneho n'umuco noneho w'idini
w'ibyo ugomba kubahiriza n'ibyo ugomba kwitwararika, naribuze. Nibuze mbura amahoro, mbura umutekano, nkura rero mfite agahinda. Muri bwa bunyangamugayo, reka mvuge kana gasekejeho gatoya. Muri bwa bunyangamugayo bwe yatureze abana mu buryo buri strict, nta mishinyiko. Byari bimeze gutya, mama yari imeze gutya, ari upright, nta kujya gusura aha, nta kujya gutoragura, nta kujya kuryagaguza. Ubunyangamugayo nyine. Ariko noneho no guseka uko umukobwa yumvaga ari ikibazo, akavuga ngo uzaba umwasama. Nkura rero numva nkuriye mu kintu kitari njyewe, ndibura mbura amahoro, mbura umutekano. Sinshobora kubabwira ukuntu nabuze amahoro. Akantu rero narigiye kubabwira kabasetsa, gasekeje ariko kanababaje cyane, kankuriyemo kandi karamvuna cyane, nuko yambuzaga guseka, hanyuma nkura ndaseka. Kandi noneho naseka akambwira ati uzaba umwasama, uzaba umwasama. Kankubita, ntugaseke ubusa, uzaba umwasama. Noneho nkura ndashaka guseka. Abantu bakavuga ati yo waryo useka kufite amenyo meza, ubu ngo yarakutse. Ariko kera yari meza cyane, yayandi atarakuka. Aho ufite utwire twiza, uyu mwana n'umwana mwiza, ariko umwana n'umwana mwiza koko, afite no mu kanwa heza. None mama tu uzaba icyasama, dore ibyinyo bimeze nk'ibisuka. Nkura nzi ko imbere ndi mubi, amenyo ni mabi, nta kintu cyiza cyanjye. Turumva wa muco ubwa bunyangamugayo, hari n'ukuntu abantu bagushapinga ukagira indi identity, indi myumvire, indi perception y'ukuntu wireba, bitandukanye n'ukuri. Ntunishimire ukuri. So ako karagaciyemo gusa. Bigeze mu myaka 20, ikintu cyanangaje nuko kuko kubura amahoro numvise nshaka ibirenze umuco, birenze idini. Iyo nyota inkuramo, ngasenga cyane, ninjira kuba umurejiyo, ndi umwana mutoya, nari mfite ishapuri y'abana batoya. Mama yari yaranishakiye agashapuri k'abana, nkakaraza ku musego. Ako kantu nk'abana nako nkumva karanshimishije, ako nikigeze kagera ku nyota y'umutima wanjye. Ntabwo nigeze nyurwa, ntabwo nigeze nishima, ntabwo nigeze numva umutekano, ntabwo nigeze niyakira, ntabwo nigeze nishimira uwo ndiwe, kuko sinarinze uwo ndiwe. So ibyo bintu rero byaramvunye cyane. Noneho numva nshaka ubuhungiro. Ubwo buhungiro rero numva nta handi nahungira kereka iyo Mana bambwira, kandi ntayibona. So ndavunika rero, none mvunwa nuko ntazi Imana kandi bayimbwira. So ikimenyetso rero cy'ubumana nabonye mu rusengero rwacu cyari Yesu Kristo umanitse ku musaraba apfira ibyaha byacu. Havuga ngo Mwami Yesu Kristo, you're a gentleman, uri mwiza cyane, ntabwo nshobora kumva ukuntu upfira abantu b'abanyabyaha. So nzakumenya gute, nzakubona gute? So nkura niyo nyota. Imana ihabwe icyubahiro ko Amen. abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bazahazwa. Amen. Ntabwo nari nzi ahantu uzahurira na Yesu, ariko igihe cyarageze turahura. So mfite imyaka 20, narindushye kandi ntacyo mbuze mu buryo bufatika. Mwana w'umuhereza arateteshwa. Ariko nanone hari n'ibyo ababyeyi banjye, kubera n'umuryango wacu, kubera ko bari inyangamugayo ariko bari very hard working, bari abantu bakora cyane. No mu buhunzi, aho twahungiye, mu by'ukuri papa yarakoze cyane, afite amazu, yagerageje kutujyana mu mashuri meza, nubwo byari bigoye mu mahanga kugira ngo wemerwe muri ayo mashuri, ariko kubera ko ibintu yadutoje,
tuba abahanga turiga. So rero mu by'ukuri mu bifatika, ari amashuri, ari umuryango mwiza, ari imibereho, ntitwari dufite ibya mirenge kubera mu buhunzi ukuntu byari bimeze, ariko nta nubwo twari tukennye cyane ku buryo mu by'ukuri twari dufite ibiduhagije bisanzwe. Rero nza guhura na Yesu Kristo, ikintu cya mbere namenye nuko Imana inkunda uko ndi. Icya kabiri nuko namenye yuko Imana itawe gukunda ukuri, ahubwo nta nubwo ikurekera ukuri. So naje kumenya yuko muri urwo rukundo rw'Imana harimo no kuntunganya kugira ngo nongere ngarure ya shusho yatakaye yo gusa n'Imana. Minyoni yavuze ikintu cyo gukunda ijambo ry'Imana, ntabwo mbizi aho abikura, ariko nize kuba umwigishwa wa Kristo. Sinagize amahirwe yo kuba munsi y'umushumba runaka, kuko nakijwe ndi umunyeshuri muri imyaka 20 ndi Dar es Salaam, ni mu ishuri muri interna, mbega twarirwarizaga abanyeshuri. Ariko kubera ko nari ndushye ndemerewe kandi numva nshikiriwe nari nashakaga kandi wanshatse, of course ubu ngubu nibwo nshobora kumenya ngo niwe wari washaka, ariko maze kumumenya nararundutse. Nibabwira ngo narundukiye muri we. Ndi umukobwa, I became radical. Mbega ndamaramaza, nirwo rurimi navuga, ndamaramaza sinisigira n'akantu na gatoya. Hari amagambo menshi muri kino gihe mu butumwa bwiza abantu badakunda kuvuga, kandi nyamara ni nayo ntandaro cyangwa se ni nayo mbarutso ya transformation. Nuko kwihana n'uguhindukira 180% degrees. Amen. Ntabwo rero kwihana ari ukugenda gake. Ni ukuvuga ngo wari uri mu iyi direction, none ugiye mu yindi direction. Ni ukuvuga ngo ni gutya na gutya. Ni south and north. Ni west and east. Burasirazuba burengerazuba nuko bimeze. Niko kwihana. Ntabwo ari ugusaba imbabazi z'ibyaha wakoze gusa, nubwo nabyo birimo, ariko ni ukuvuga ngo narindi mu cyerekezo kimwe, none namenye ko nari nayobye, ngiye kujya mu cyerekezo kindi kiri totally different, ni ubundi buzima. Bibiliya ibyita gupfa gupfa muri wowe. Nubwo ugenda upfa, ariko icyemezo cyo gupfa cyo kuvuga ngo ndahindukiye rwose. Hari amagambo tutakivuga cyane ho kuvuga ngo Yesu Kristo yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyange yikorera umusaraba we ankurikire buri munsi. Ayo magambo muri kino gihe ntago ariko twari dufite indirimbo twaririmbaga kera mu Giswahili cyavuga ngo nimeamua kumfuata Yesu. Nahisemo gukurikira Yesu, sinzasubira inyuma. Umusaraba imbere, isi inyuma. Ukumva uranezerewe, ukumva wabonye umukunzi wakwitangiye, why umuha agace, why umuha bimwe ibindi ukabyisigariza, ukumva ugomba kurunduka ukamukunda n'umutima wawe wose. Ibindi ugakomeza kubyiga buhoro buhoro, kumenya umugambi w'Imana, kumenya amasezerano y'Imana, kumenya, which is discipleship. Ariko icyemezo cyo kwihana no guhindukira nicyo ni departure point igufasha kuba a true disciple of Christ, kuba umwigishwa w'ukuri wa Kristo, kandi noneho umwuka wera akagira uruhari ku buzima bwawe. So mfite imyaka 20 rero nuko narundutse. Ndibuka nababwiye yuko ntagize umushumba, mwambwiye kugira ngo mbabwire.
iyo umaze kuba umushumba w'urusengero rimwe na rimwe hari ubuhamya bw'ukuntu watangiye urugendo rimwe na rimwe ubirengaho ukagira ngo n'abandi bose barabizi cyangwa se niko babigenza. Ariko aya ni amahirwe akomeye cyane. Ndashimira Imana ko Imana ingiriye neza kusangiza urubyiruko n'abandi itorero ry'Imana, kugira ngo twumve iby'Imana ikora iyo umuntu ayiyeguriye. So muri makeya, wenda ntarajya kure, wambaze se wakijwe ryari? Nakijwe 1979 nibwo nari mfite imyaka 20 almost gutyo, uko ubu ngubu mfite imyaka 62. So rero nsubiye inyuma ho gatoya cyangwa se nkomeje ho gatoya aho nari ngarukiye, ndibuka ko icyo gihe kuko ntari mfite umushumba nize gusenga cyane, ariko gusenga kwanjye kwari kuvuganira na Yesu. Ntabwo nari nzi rero aya masengesho asenga yari abantu basenga haleluya cyane ibintu byinshi, yari conversation, yari genuine, ubusabane, amagambo yanjye kuko sinigishijwe gusenga urumva, ariko nkumva Yesu yambereye byose, yambereye inshuti, yambereye umubyeyi, yambereye umwungeri, yambereye umukiza, yambereye umwami. Noneho rero ngomba kubana nawe kandi nkamumenya, kuko ikintu cyambabaje cyane navuze ngo mwami, none se kuki wategereje kongera imyaka 20 utaranyereka? Nari mfite agahinda kenshi, nkumva ndarira kenshi, nkarira. Hanyuma kubera ko numvaga narakererewe, nkumva nta wundi muntu nzemera ko akerererwa. Ndibuka kera bagiraga tracts, sinyibibona uyu munsi, amaturete, umva sakoshi yanjye y'abakobwa yari yuzuye tracts, Christian tracts. Noneho nkazishyira mu muntu uzi, sinari nzi poudre, sinari nzi iki, of course nari namwiza naturally. You are even today. Sinari ntabwo nari mfite rero bifitira none. Ariko nyine isakoshi yanjye yabaga yuzuye tracts, zivaho izindi zijyaho, najya muri bisi sinari nzi kuvuga cyane, ariko nkambwiye Yesu aragukunda, akira aka kantu gasome gutyo. Nyuma y'ukwezi kumwe namenye neza ko hari ibintu ngomba gukora from the Bible. Nta muntu binyigishije pe. Namenye ko ngomba kubatizwa amazi menshi, kandi originally njyewe nabatijwe ku Gahanga. Muri kino gihe njya mbona abantu bakizwa bakaba mu rusengero umwaka ugataha, undi ukaza ukigisha umubatizo, umva ubu ngubu ushobora kubyigisha neza neza cyane, ariko ugasanga umuntu arabyumva bigaca habi. So umunsi umwe rero numva ngomba kubatizwa, ndavuga se ibi bintu bibaho, kubatizwa gute, hehe? I had no church, ntabwo nari mfite urusengero, nari umunyeshuri, nose ndabatizwa gute? Ariko hakaba hari abana twasenganaga, noneho ndagenda nabaza, ariko ngiye ko mbona muri Bible hari umubatizo w'amazi menshi, muri Yorodani Yesu niho yabatirijwe, why not me? Babatiriza barambwira ati ngwino tuzakwereka. 1 month nta discipleship nigeze ncamo, nama whatever muri kino gihe bavuga, ukanabikora nabyo ugasanga ntibifata. Noneho barambwira bati hari itorero rimwe rya Pentecote ni iki? Sinzi Pentecote byari. So irindi dini ritari Catholic nta kintu arizi. So baranjyana, pastor arambwira ati se urashaka iki? Ndashaka kubatizwa mu mazi menshi. Bambwiye yuko hano muri rusengero mubatiza amazi menshi. Urakijijwe? Se ndakijijwe ariko ndacyari umukatolike. So mbwira ubuhamya bwawe, ndamubwira. Ambwira ati twebwe idini ryacu tubanza kwigisha abantu amezi nkangahe, so bararangije barashoje kandi tuzabatiza next Sunday. None bizagenda gute? Igihe naje gushaka amazi, ntabwo naje kwijira idini, nari muto but very genuine, gutya uko nabyumvaga niko nabivugaga niko nabyemeraga. So
arambwira ati ngwino nsengane nawe, anjyana mu biro, twari kumwe n'abo basore jeune bagenzi banjye, turasengana. Nibwo bwa mbere nigeze numva umupasiteri ahanura. Ako kanya umwuka wera aramuvugisha, atangira kumpanurira, arambwira ati mwana wanjye, nubwo utize uzaze dimanche, ariko kubera ubuyobozi bwacu buri dini burya rigira amabwiriza yayo, rimwe na rimwe nabyo hari igihe ari byo duha agaciro kuruta ukuri. Arambwira ati uzaze ku cyumweru, kubera ko sinshobora kurenga amategeko y'idini ryacu, uzaze noneho uzavuga ubuhamya bwawe ukuntu wakijijwe, hanyuma iteraniro ryose nzababaza niba babyemera, kugira ngo nanjye nikureho uwo mugayo wa violation cyangwa se kurengera amategeko y'idini. Ndagenda ku cyumweru, batangiraga saa 3 mu gitondo. Nyuma rero arampamagara mbere yuko abatiza, twari abantu benshi cyane, banyambika imyenda, bari bafite umuhango wo kwambara imyenda yera, amakanzu yera bayanyambika. Hanyuma mbere yuko banyambika barabanza bambaza ubuhamya. Nari mfite ubuhamya bworoheje. Tekereza umuntu wakuriye mu bunyangamugayo, mama wawe ameze gutya, nibyo hanze cyane sinari mbizi cyane, mbega nari muri akazitiro kaya mabwiriza na wa muco uri strict iwacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ushireho n'amabwiriza y'idini nayo yari gutyo. Urumva rero hari ibintu byinshi ntarinzi mu by'ukuri byo hanze. Rero ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nakiriye Kristo, ntabwo nari mfite ibintu by'ubuhamya bwinshi bwo kuvuga ngo nashayishije muri ibi, nagiye mu biki n'ibiki, nagiye bya bindi wumva nyine ukavuga ati uyu muntu yarakijijwe kabisa, hari n'ahantu Imana yamukuye. Umuntu wari umusinzi, umuntu wari umusabayo, umuntu wari umujura, umuntu wari uruharwa, ngewe ubwo buhamya nkumva ndashaka ikintu, ariko nari ndushye mu mutima wanjye. Bya byaha byose utekereza, byo kurarikira, byo kwifuza, byo kugira gutera amashari, ibintu by'uruvange utazi bikuruhije gusa, ariko hanze ntibigaragare. Ntihagire umuntu wagutunga agatoki ngo avuga ati uyu mukobwa ni umunyabyaha, uruharwa. So urumva rero ntabwo nari mfite byinshi usibye ubuhamya buzima bw'ukuntu nahuye na Yesu n'ukuntu nahindutse. Nagize amahoro menshi, nagize umunezero mwinshi. Ibaze guhagarara mu iteraniro nk'iryo ukavuga ibyo nk'uko ndiho mvuga, wenda nkavuga by'agakiza kandi abantu utazi. Numvaga ndi bold, numvaga mfite umunezero, numfite umubyishimo by'agakiza kanjye, nuko mfite ubugingo buhoraho, numva ndanezerewe cyane, numva nshaka kubabwira ko nkijijwe. So hanyuma abaza congregation, aravuga ati ese uyu mwana tumubatize? Iteraniro ryose bazamura ibiganza. Abatanzania bazi no kuvuza karuru, bati rwose banashangiriya, none baravuga ati anabatizwe. Reka mbabwire ikintu cyambayeho uyu munsi. Urumva banyambitse umwambaro, manuka mu mazi na yakanzu, mara amasaha 2 n'igice nuzuye umwuka wera, ntarigeze numva ikintu cyitwa kubatizwa mu mwuka wera no kuvuga indimi zindi ndimi. Ntabwo nari nkizi pe. So kuri yewe rero numva identity ikomeye cyane ni ugusa n'Imana. Kandi ni nacyo Kristo yaje gupfira, kuko ni nacyo twatakaje mu gihe umuntu Adamu yacumuraga. Yatakaje ishusho y'Imana. Nitumva discipleship ni ugusa na Kristo. So rero icyo kintu ndakishimiye cyane, ndakinezerewe cyane, hamwe no gukora, sinzi niba nakureka kugira ngo byibuze bidufashe kwinjira mu yindi ntambwe, ariko byibuze icyo nicyo nagendeyeho imyaka yose. Kuva icyo gihe nkizwa, hari ahantu Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 1 ngo nk'abana bakundwa mwigana Imana nk'abana bakundwa. Mwiyambura ibi, mwiyambura ibi, mwiyambura biriya, mwiyambura biriya. So urwo rugendo nuko rwatangiye,
hanyuma nkomeza nyine kugendana n'umwami, nkunda ijambo ry'Imana, nkunda gusabana n'Imana, nkunda kumva icyo umwuka abwira umutima wanjye, no kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwanjye, kuko Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amen. Ntabwo byaturutse kuri mwe, ahubwo byaturutse ku Mana, kugira ngo hatagira umuntu, nta nubwo byaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Amen. Ngo kuko muri abo yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Kandi kugira ngo muzayigenderemo. Iyo mirimo rero Imana yayiteguye kuva kera, ariko Amen. kugira ngo ubashe kuyikora nuko ubanza kujya muri Kristo Yesu, hanyuma ukayikora uri muri Kristo Yesu. Amen. Ibyo rero nibyo byatumye nkomeza shaka cyane ibyo Imana ishaka ku buzima bwanjye, nibyo yandemeye. Imana ibahumugisha cyane. Murakoze cyane. Hari abantu bashobora kuba barimo kudukurikira, akaba afite imyaka 20, ari muri segonderi ku ishuri cyangwa se muri universite, akavuga ati njyewe nzabigenza gute. Ndibaza neza yuko Pastor Christine adufashije cyane. Ndashaka kugaruka kuri Reverend Inyasi. Ndashaka kubabaza, namwe mwakijwe mufite imyaka 20, namwe mudusangize ku rugendo rwanyu rw'agakiza rwo kurinda identity nshya mwahawe na Yesu Kristo. Murakoze cyane. Gukizwa ko ntabwo njye nari mfite 20, nari mu myaka 17. Umusore aba atangiye kuba ingimbi cyangwa se umuadolesa, aho niho Yesu yamfashe, amfata ndi umwana muto. Mu bintu rero byagiye binkomeza kugira ngo ngumane agakiza, cyangwa se kugira ngo nkagendemo neza. Nagiye ngira inyota nyinshi cyane, nkumva nkunze Imana cyane. Muri iyo myaka biba bikomeye, ariko kubera miriye twakuriyemo cyangwa se amateka twakuriyemo, byaramfashije kugenda niga kubana n'Imana cyane. Ngenda nsoma Bibiliya, ndayimenya, ndayigishwa. Twebwe ntabwo twigaga umubatizo igihe gito, hari igihe wamaraga n'umwaka bakongera bakagusubizamo, ariko jyewe namaze umwaka niga umubatizo, niga inyigisho shingiro z'ukuntu bwagakiza, kwiriza ubusa, byose ndagenda umwaka wose barabitwigishe turabimenya, kuko twigaga 2 mu cyumweru. Urugendo rero rw'agakiza icyagiye kimfasha ni ukwiyemeza. Buriya iyo umuntu agiye mu bintu abijyamo wese. Iyo rero ubigiyemo igice, nakuze bambwira ko iyo ugiyemo igice bigutera umwaka kuba we wihombera. Iryo jambo rero ryagendaga rimfata ahantu nkumva sinshaka kugira umwaka. Fata inzira ndayikomeza, ndayigumana, nubwo ibihe byari bibi ariko ndayigumana, ndayikomeza cyane. Inzira y'agakiza rero twagiye dufashwamo no kugira abigisha beza, kuzura umwuka wera, kwikomeza ku byanditswe, ndisobanukirwa mbimenya neza. Ndibuka abo mu muryango, inshuti n'abavandimwe bambwira, wowe wakijijwe iki? Itorero nakirijwemo bati hariya hajyamwe abagizi ba nabi, abantu babuze abagabo, ibikobwa bishaje byabuze abagabo byakuyemo amada, abantu batagira ubunyangamugayo, abantu b'abajura ruharwa bibisha bishe n'abantu. Wowe wakijijwe iki? Ariko nakwigenzura, nasoma Bibiliya ngasanga ahubwo muri abo ngabo ni njye munyabyaha w'imbere. Bikagenda rero bimfasha, ngahamiriza abambaza, nkavuga nti muri abo ngabo ni njye w'imbere. Bati nawe subamo. Umutima unshinja yuko nanjye ndamutse ntakaje agakiza cyangwa nkakareka naba ngambaniye umwami wanjye. Pastor Christine yabivuze, ishusho y'Imana yatakaye hariya igihe Adamu yacumuraga.
ibyo narabyigishijwe nanjye nkumva ndashaka gusa na Kristo, maze kumwakira rero numva ishusho y'ubumana igarutse muri njyewe. Nakomeje rero kugenda ngerageza mu nzira y'Imana, kuyumva neza no kuyubaha. Buriya kwemera uwo uri we ni ukwiyemeza guturuka ku mutima. Naravuze n'uyu munsi wa none njyewe ndi inyasi, nta wundi inyasi uhari, iforoma Imana yambumbyemo, ubwo yarayijugunye, ndi inyasi nyine, ngomba kwemera uwo ndiwe. Mu kwiyemeza rero nagiye nkomeza kwiyemeza, nzamuka neza mu nzira y'agakiza, shingwa mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu cyamfashije, nakundaga gusoma Bibiliya cyane, nkumva ndashaka no kuyiga, kuyimenya, gusobanuza. Nza rero gusobanukirwa ibintu byinshi cyane. Umwigisha wanyigishije yari umuhanga, yari yarize Bibiliya. Ijambo ry'Imana yansomeye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 4 umurongo wa 27. Aravuga ngo ntimubereye Satani. Anyigisha ko igihe cyose, yanyigishije ko igihe cyose ubuzima bw'ubukristo ari intambara kuri Satani. Arambwira ngo nutakaza kurwana na Satani uzapfa kandi uzabura ingororano z'iby'imirimo myiza. Yarimbwiye mu Gifaransa kubera ko yari yarize, nanjye azi ko nize. Arambwiye ngo no donne aucune prise au diable. Arambwira ngo mu gihe uzafata akantu gatoya kagapurize Satani akabona aho yinjirira, atuzaba utakaje. N'uyu munsi wa none yarimbwiye mu mwaka wa 88, ariko riracyangarukamo buri munsi. Arambwira ati nuhurwaho Satani azakwica. Ubu rero wariyemeje nta gusubira inyuma, nusubira inyuma ugatakaza agakiza no gupfa uzapfa. Bimfata rero igihe kinini cyane. N'uyu munsi wa none guhurwaho Satani ndabitinya, ndanabyanga. Namenye yuko rero ubuzima bw'ubukristo ari intambara kuri Satani. Ntangira rero ndi umwana muto yo kugaba ibitero kuri Satani. Kugaba ibitero kuri Satani ni ukugira gute? Ni ugukiranuka nta bindi, kuko niyo nzira yonyine iduhuza n'Imana. Ibyo byagiye bimfasha. Arambwira ngo mu bibaho byose ujye wishingikiriza ku ntsinzi Kristo yatuboneye ku musaraba, kuko yatugarurira agaciro, turi ishusho y'Imana kandi ntuzanga ishusho y'Imana. Bigenda rero bimfasha mu buzima, nanga kwiyanduza, nanga kwitesha agaciro. Ibihe bitubana bibi, ingorane ziraza, intambara nyinshi zitandukanye, na jenoside yakorewe Abatutsi iraba, turakomeza turakizwa. Nibuka ya magambo yose. Ndibuka ko harimo abantu bagiye batakaza identite zabo, uyu munsi akaba yari uyu, ejo akaba ari uwundi, donc agahindurwa n'ibihe, aho ibihe bigeze agahindukana nabyo. Ariko icyamfashije kudahindurwa n'ibihe, n'uyu munsi wa none ibihe nubwo byaza n'ibindi bizaza, ndi umukristo igihe cyose. Ibyo bintu byaramfashe cyane. Narebye mu bihe bibi, jenoside yakorewe Abatutsi imaze kuba, nta miryango, ntaho kwerekeza, ibyiringiro bitakaye, nabwo nakomeje kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ndeba umuhanuzi Habakuki uburyo yabayeho mu bihe bikomeye cyane n'igihe kigoye, ariko ndeba uko yabihagazemo. Narasomye nsanga ngo igihe yarimo inkozi z'ibibi zari zigose abakiranutsi, ariko ariyemeza aravuga ngo jyeweho. Igice cya 3:17 kugeza nko kuri 18 aravuga ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizere n'amashyi agashira mu bira, ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka, nkanezererwa Imana y'agakiza kanjye. Icyo cyaramfashe rero, nkumva ni jyewe nyine ndakomeye. Hari n'abandi babinyuzemo kandi barakomera mu gakiza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nanjye mvuga ngo ubukristo ntibukwiye guhindurwa n'ibihe uko byaza kose. Byaba uyu munsi bimeze neza, ndi umukristo. Byaba bizamera nabi, ndi umukristo. Ubukristo ni ukwemera uwo uri we kandi ukabirwanira, ukabihatanira.
Amen. byagiye bimfasha rero ngenda nzamuka mu murimo w'Imana, nkunda gusenga, ntangirira muri za korali ndi umuririmbyi mutoya, kugeza aho itorero ryarebye risanga ndi uw'umumaro mu itorero kuko nagumye ku Mana. Abo twatangiranye akenshi sinirata, abenshi barabiretse baragwa, bajya mu byaha ndetse bagashaka n'impamvu zigaragaza ko bakwiye kuba baraguye, nyine barabiretse, ntacyo Kristo amaze, dore ibi byarabaye, abacu ko bishwe Kristo yabaga hehe. Rimwe na rimwe ayo majwi agenda yongorera abantu, ariko Kristo ni indahemuka, ntabwo yisha abantu. Mu bihe byose rero nagiye mfashwa n'ijambo ry'Imana, ngenda mfashwa n'uburere bwiza nahawe mu itorero n'abantu bakuze bazi ibyo ari byo, kugeza ubwo itorero ryabonye ko ndi uw'umumaro, ritekereza ko ndi uwo kwizerwa, baransengera bangira umupasitori. Maze kuba umupasitoro barareba batari ko uyu muntu yagumye ku Mana, yagumanye n'Imana, kandi imbuto ze z'agakiza zirabigaragaza. Tugiye no kumugira umushumba, bangira umushumba. Mu rugendo rero nagiye nkomezwa na Kristo kuko namufashe neza, narisobanukiwe, menya identite yanjye. N'uyu munsi wa none mba numva ntatakaza identite yanjye kuko Kristo ni umwami, azahora ari umwami, ntahinduka. Abantu bazahinduka, abantu bazapfa, natwe tuzapfa, ariko Kristo azahoraho. Nagumye kuri Kristo rero kubera ko adahindagurika, adahindurwa n'ibihe. Buri munsi uko bukeye agenda mbera mwiza, agenda mbera mushya, ngenda nunguka kubera Kristo. Niyo mpamvu nagumanye identite yanjye. Nanjye rero abantu banyumva mu ngeri zose, nagira ngo mbabwire mujye murinda abo muri bo muri Kristo Yesu, kuko nibyo dushaka muri iki gihe cya none. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sister Maureen, hari abantu bashobora kuba badukurikiye bakavuga ati ibi bintu uko biri kose bya my identity muri Kristo, guhindurirwa uwo uri we, bishoboye kuba ari iby'abantu bakuru mo gakeya. Hari abajene benshi rero badukurikiye bashobora kuvuga ati ibintu by'agakiza biri boring cyangwa ntibigezweho, mbega ntago biri kuri mode. Wababwira iki Sister Maureen? Urakoze cyane Jackie. Ikintu cya mbere nababwira, ntabwo agakiza ka boring. Take an example, barebe je nawe. Do we really turasa nk'abantu bari bored? No, we are not. So ibintu by'agakiza ntago biboringa bitewe n'ukuntu wabyinjiyemo. Iyo ushatse kwisanisha n'ikindi kintu, urugero navuga, ubonye nk'ukuntu church yanjye cyangwa se women dusenga cyangwa se kuri Noble tumeze, ukareba Keva ahagaze hariya araririmba, ukabona Jackie is smart hari hariya, ugashaka kuba Jackie cyangwa se kuba Keve, by then bizakuboringa kuko ntago bazi the process nanyuzemo kugira ngo mbe uwo ndiwe. Iyo mu Rwanda hangaha iyo ugiye gufata indangamuntu, ntago ugenda kuri NIDA ngo bahite baguha indangamuntu. Oya, ugomba kunyura ku mudugudu bakavuga uyu muntu turamuzi, ku like that, bakazaguha ikintu kikwemeza yuko ujya kuri NIDA gufata indangamuntu ikwemerera kuba umunyarwanda. Ariko by then nimba mfite iyo ndangamuntu y'umunyarwanda, narangiza nkambuka Gatuna, ntago bizangira umugande. I will have that identity yuko ndi umunyarwanda. So ndagaruka ku bintu by'agakiza, ntago biboring. Iyo kari personal ntago ka boring, ariko iyo ushatse kwigana uwundi muntu karakuboha. Uzabivamo, uzagwa, uzagusha amazuru, uzasenuka bidafite ukuntu bingana, birarambirana. Ariko niba nicaye mu rugo iwanjye nkavuga Mana ndumva ndushye, Pastor Christina yabivuze ati numvaga ndushye, ntabwo yararuhijwe nuko wenda yari mu byaha runaka, no, hari ikintu cyari kimuruhije kandi yumvaga ashaka muri we kugira ngo akiruhurwe. Ariko mu kukiruhurwa kwe ntago ari bukiruhurwe kuko yabonye umutanzaniya hariya arimo kubyina shangiriya. No, araza kwegera Imana ye, Holy Spirit araza kumugira inama, amubwira ati iki kintu kugira ngo kikuveho nuko ukwiriye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nibwo uri buruhuke. Ariko ntago ari bumubwire ngo genda wigane runaka. Oya, kwigana ni ikintu kibi cyane. Kwigana bizakwinjiza mu gakiza, ariko agakiza wa kopinzi
ako gakiza wakopinze ntabwo kari original, ni agakiza ka kiganano nyine, ariko n'umuntu wigana ntabwo umuzi neza. So iyo agakiza kiganye, iyo ufashe agakiza ugashaka, mbonye iriya church barakorera abantu anniversaire, barabahereza indabyo, barakora ibi ngibi, nanjye I have to go there, ngomba kwinjira hariya hantu kubera iki? Ndashaka ko nanjye biriya bintu babinkorera. It's wrong. It's wrong. That's not your identity. It's wrong. That's not salvation. Salvation igomba kuba personal. It's you and God. It's you and Christ. Amen. Nujyamo wiganye, ndakubwiza ukuri yuko ntabwo uzaruhuka, ahubwo uzaruha bigiye ikubye uko wagiye winjiramo. Yeah. So iyo ufite agakiza kari personal kagufasha kunesha. Iyo ufite agakiza katari akiganano kaguhesha n'amahoro adasanzwe. Ni hahandi bazatenza inzu yawe cyamunara, ntugire ubwoba, ukavuga Mana, ukaba nka Yobu, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Sinzi ko aha hantu turimo kujyana. So agakiza kari personal, agakiza katari ako kwigana, agakiza kari original, ntabwo ka boring. Niba uri urubyiruko unyumva ukumva agakiza urimo ukumva ntago kagenda, warakiganye. Gerageza ureke kwigana, ubanze wegere Mwuka Wera umubwire uti aka gakiza ndimo, umere nka Dawidi. Ngo Dawidi ajya gutera Goliath, Sawuli bamaze kumushyira Sawuli ngo agende rwane na Goliath. Ngo Sawuli yaramurebye, ni wowe? Yego. Okay, urumva uri tayari kujya kurwana? Yes. By then yemeraga kubera yuko hari ikintu original cyari muri we. Ntabwo yari agiye kurwana kuko yiganye undi muntu. Ntabwo yari agiye kurwana kubera ko yabonye action movie, abona umuntu arimo aravuga ati reka ngende nkora iki, nabonye Jack Chan anesha, reka nanjye ngende nkora iki, nanjye mbe Jack Chan kuri Goliath. It's not like that. Arangije ashaka kumuhereza kumuha umwuka ngo amuhereze ibintu bitari byo, amwambika ibyo yagombaga kumwambika. Ngo ariko Dawidi atambutse yumva birahoroba, kasike avuga ko atabimenyereye, avuga ko atabimenyereye, avuga ati I'm not used to this, reka ngumane ibyanjye. Amen. Nibwo ndibonesha. So agakiza Amen. Thank you so kabowaringa mu much. gihe Wakiganye. Thank you That's so so much. deep. Imana iwahe umugisha. gusa Ndumva ndasubiraho nk'umuntu uri kutwumva, ntabwo abantu bose bazagira personal experience nk'iyo Pastor Christine yagize, ariko hari umuntu ushobora kumwumva akavuga atari ku Imana yahuye na Pastor Christine, nanjye ko nyishaka. Bivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Hari ibyo tutazumva biva mu ijuru, ariko tuzumva biva mu bantu b'Imana batandukanye. Siko bimeze. We wagize personal, wabyumvise bimanuka cyari nk'abantu? Najyaga nkunda gusaba Imana. Okay, narabyumvaga nkumva ngo nakijijwe maze gukizwa. Ibyinshi byanyuraga mu matwi nuko ngo nakijijwe nkabona ibi ngibi. Ariko je nkasaba Imana nkavuga Mana, numva nshaka unsange unkize kuko nanjye numvaga hari ibintu bindemereye. Nkavuga numva nkeneye gukizwa kugira ngo mbona aya mahoro, numve ndi nkeye cyane, ni nkako navuga. Nukuri nuko nguko naje kubona agakiza, ndakizwa ariko sinakijijwe niganye. Amen. Thank you so much. Thank you, Apostle. Pastor Christine, turi mwisi irimo gupromotinga cyangwa kuzamura cyane uburenganzira bwa muntu. Rimwe na rimwe bikaba bifite ahantu bitandukira n'icyo Bibiliya ituvugaho nk'itorero. Ni gute itorero ryahagarara kugira ngo ririnde identity Imana yarihaye, rikomeze kuba icyo Imana yifuza ko riba? Ni ikibazo cyiza ariko kandi kiranakomeye. Gusa nkunda amagambo y'Imana atwereka ko dukwiriye kwigira ku batubanjirije. Amagambo yanditse mu Baheburayo, ndumva ari igice cya 13, turavuga ngo mwitegereze itangiriro cyangwa se itangiriro ry'abizera bababanjirije, hanyuma mwitegereze iherezo ryabo, mwigane ingeso zabo.
kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nibyo koko. Ariko abo bantu nabo bizeye Imana, ni ukuvuga ngo icyo batumarira ni uko tureba izo biblical characters, abo bantu babaye muri Bibiliya, bagaca mu mibereho itandukanye, hanyuma tukareba ukuntu babyifashemo, bakabatubera model. Si ukuvuga ngo tuba twigiye kwigana nk'uko Jackie ariko ni kwiga no kurebera ku rugero rwiza, kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Urabona iyi Mana twizeye ntabwo iri tangible, ntabwo iri visible, ni mu kwizera, ariko iri real, ni nzima cyane, ni nzima kuruta ibifatika. Ni nabyo Paulo yavuze ngo ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba, kuko ibyo tureba ni iby'igihe gitoya, nk'uko tuyoborwa no kwizera, kuko ibitagaragara nibyo by'igihe cyose kandi nibyo biri byo. Imana ntigaragara kuri real. So rero abantu batubanjirije nuko badufasha. Iyo turebye rero abantu batubanjirije, reka ntangire wenda kuri Enoch. Sinzi culture yari iriho icyo gihe, ariko ushatse wayirebera no mu bamubanjirije ugasanga harimo abafeiringaga. Ariko ikintu kigaragara kuri Enoch ni uko yumvise, actually iyo tugiye mu mateka usanga Metusela ivuga ngo imvura iraje. Umva ngo Metusela papa yasaga naho azi neza yuko hari judgment igiye kuza. Ahera aho ngaho arizera Imana, agendana n'Imana Enoch muri icyo gihe cye. Ariko uyu munsi icyo gihe cye hari abantu batabashije kugendana n'Imana kandi iherezo ryabo ntabwo ryabagize. Ariko muri generations zose cyangwa se urubyaro rwose hari abantu b'ukuri, hari abantu b'ibisigarizwa, hari abantu babizera, hari abantu babizerwa, hari abantu b'intwari zo kwizera. Kuki tudakurura izo ntwari zo kwizera tukabazana muri situation turimo, noneho tukabasha kwigana, hanyuma tukagira iherezo ryiza? Kuko Bibiliya iduha environments zitandukanya. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 11 usangamo kategori z'abantu babiri. Hari abantu babayeho nka Yobu yavuze, hari abantu babayeho mu bukene bambara impu z'ingamiya bagenza amaguru. Abo bantu bapfa nabi, barapfuka, ariko Bibiliya ikavuga ngo ntabwo bigeze bihakana iyo Mana. So ugasanga rero na ba Daniel na ba Yosefu babaye prime ministers, abantu bakomeye cyane, very influential. Ugasanga na ba Ibrahimu babaye abatunzi bafite amazina akomeye, abo bantu nibitangaza. Ariko ugasanga abo bantu bombi bahuriye ku kintu kimwe, iyo Mana bizeye n'uburyo babanye n'iyo Mana. So situations cyangwa se ibyo bacagamo muri icyo gihe ntabwo byigeze bibahindura. Ugasanga ba Meshach, Shadrach na Abednego bageze ahantu baba threatened cyangwa se bakangishwa bati nitihakana iyo Mana mukasenga iki kigirwamana muratwikwa itanura, noneho bararyatsa, barongera barisubizamo inshuro nyinshi. Bati turakurahiye iyo Mana twizera ntabwo dushobora kuyihemukira, turayizi iriho, ifite n'ubushobozi bwo kudukiza, ariko nayo itadukiza. By the way, ntabwo bihinduye kuba ari Imana. Amen. Bagaca mu muriro, bakemera kujya mu muriro, ari umuriro bawugeramo umwana w'Imana akabana nabo. Amen. Ngo ntibigeze bananuka n'umwotsi uwo muriro. So iyo utekereje ibyo bintu, ibyo bihe abantu bagiye bacamo, reba nka ba Esther. Esther umukobwa mwiza cyane, agiye ibwami, umuntu uvuye ahantu horoheje. Mordecai yari umurinzi, ni keke security hariya naho yakuriye. Noneho umupromoting uvana umuntu ku cyavu nk'hariya ku muhanda, hariya ku irembo hahandi nabonye, ariko hariya ni bameze neza.
ariko Moridekayi yari mu gihugu cy'amahanga, kandi Moridekayi yari afite n'undi umuhimiriyetinga ugerageza Ucisha kumukandamiza bugufi. nka Hamani. Abayisiraheli ubwabo bari abanyagano, mu by'ukuri ni abantu bari humble ahantu mu gihugu kitari icyabo. Ariko Esther ava aho ngaho, yize se kuba umwamikazi, yize se izo promotion ntazo yize, ariko yari afite indangagaciro, yarazi Imana nyamana, yari afite relationship. Hari icyo Moridekayi yamuraze, n'icyo yamwigishije Imana nyamana, amenya identity ye yuko ari ubwoko bw'Imana. Hallelujah. So your identity are maintaining. Hasi hariya ni umwana w'imfubyi, ni umwana wa Moridekayi, ni umurinzi, umuzamu, sinzi ukuntu mwamwita, keke security is much better, wenda simbizi, ariko wenda n'ibwami baba bameze neza, ariko umuzamu ni umuzamu, niyo yaba ari uwahehe ni umuzamu. Rero it's a humble position. umuntu wo kwiremba. Hanyuma uyu mukobwa avuye hariya, all of a sudden nta nubwo agiye intambwe imwe, ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ngo yitoze kuba umuntu uguwe neza w'icyubahiro. Ariko haleluya, umukobwa ava hariya, Imana iramushutinga imugera ahantu umwamikazi. Urumva nawe umwamikazi nawe urabyumva. But she never changed. Ntago yigeze change, ntago yigeze ahindura. Bari no banamutunganya kugira ngo abe umwamikazi, abandi barasamara bayigira ibiki, we yasabye biki. Yegera wa mutoza wabo aravuga ati icyo umwami yifuza ni iki, by the way ni igiki, reka nkore mbe focused, ni igiki gikenewe nuko. Ariko ibyo abandi babaha biki biryo biki, ntabwo yigeze asamara. Yafashe bike bishoboka, aba simple, kubera yuko ubwiza yari afite n'icyubahiro cy'Imana cyamubagamo, n'ubwo bwiza n'ubusabane bwamugiraga igitangaza. Yumvaga anyuzwe n'uwo ari we kuruta ibyo bamugaburira, ibyo bamwambika. Hanyuma ageze na hariya amenye icyo Imana ishaka, aravuga ngo ninshaka mfe, ariko ndajya imbere y'Imana. Mwumva rero abantu nk'abo ni ab'igiciro cyinshi. So navuga rero ngo mu by'ukuri uyu munsi wa none ntidufite ikindi gitabo nk'abana b'Imana, nk'abantu b'Imana, nk'abizera, cyadufasha kumenya ukuntu tubasha kugendera mu bihe bihinduka, n'abantu bahinduka, imico ihinduka, cyangwa se niba Imana igupromotinze ikakwicaranya n'abakomeye, byibuze ntiwifuze ibyo kurya byabo bitajyanye n'ubushake bw'Imana. Ubashe gukomeza identity yawe, hanyuma wemere icyo cyubahiro cy'Imana, wemere no guha icyubahiro ugikwiriye kuko ari Imana. Nibaza rero yuko nta kindi navuga, n'ibyo byanditswe byera. Dufite heroes of faith, dufite abantu mu by'ukuri batubereye intangarugero. Mureke tugere ikirenge mu cyabo. Nta kintu gishyashya munsi y'ijuru, ntibazakubeshye. So nuvuga ngo uyu munsi ni igihe cya .com, I'm sorry, n'icyo gihe ababagaho icyo gihe bajya bavuga ngo niyo .com yabo. So biterwa n'aho ugeze. Iyo ugeze aho hari igihe ibihe bihinduka, hanyuma hakagira abahinduka, ariko hakagira n'abamaintaininga identities zabo. Ariko icyo igihe ugezemo cyose buriya haba harimo impinduka y'ibihe ituma ugomba kwiyemeza nk'uko pastor yabivuze, bya byemezo wafashe ntibihindagurike. By the way, reka nongereho ikintu kimwe. Mwari muzi yuko Imana twizera idahinduka, itagira n'igicucu cyo guhindagurika. Niba rero ubana nayo, mu by'ukuri you have to be consistent. Nge nibaza yuko n'uwo muco twakwigira no ku Mana, nuko Imana ntabwo ihinduka, ntabwo igira n'igicucu cyo guhindagurika. Ni Imana idahindagurika. Rero iyo ugeze mu bihe bikomeye Imana ntiyikanga. Iyo ugeze mu bihe byiza cyane ntabwo ihungabana, cyangwa se ngo ivuga ngo anga am out of date. Iyo ugiye ukaba perezida, Imana izi ibyo mu buperezida. Ukaba perezida ariko wubaha Imana, kubera yuko ni umwami w'abami. Iyo uri umuntu wo hasi hariya, ni Imana iracyari Imana. So ibihe rero uko bihinduka, byaba byiza cyangwa se bibi, byaba ari iby'icyubahiro cyangwa se bigucisha bugufi,
ntabwo ubundi byakagombye guhindura identity, kuko identity ni umwimerere, ntabwo ari ibifitirano, ntabwo ari bya bindi navuze hariya bya biremo isi igenda idushiraho wishyiraho bya bicocero, bya bindi by'ingurukizi bakushamikaho bakafatanya, hanyuma by the way ugasanga wabaye kimwe nabyo. Identity ni umwimerere, kandi umwimerere wacu nk'abantu ni ugusa n'Imana. So dushobora gukomeza iyo shusho y'Imana, twaba dukennye, twaba dukize, twaba twize, twaba tutariga. Ikintu nabonye, iyo umuntu akijijwe agira ubwenge budasanzwe, atakura mu mashuri pe. Ari umukecuru umwe tugitangira itorero mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nanjye nayibayemo iminsi 100 yose, ariko icyo gihe twari dutangiye umurimo w'Imana hano mu Rwanda. Niho twari nari maze nk'imyaka nk'itatu tuvuye muri Tanzania. Umukecuru twari twakoze igiterane, noneho umukecuru uvuye za Bugesera iyo ngiye muri ngendo, nuko nibwo bwa mbere yumvise ngo mu by'ukuri amaze gukizwa hari igiterane i Kigali, kandi nibwo bwa mbere yaragiye kuza i Kigali. Umva, twari twashatse amabisi azagenda agafata abantu, noneho bisi iramusiga, ariko mu mutima we aravuga ati jewe ntabwo nshobora gusiba igiterane. Yari umuturage utarize, ntazi kwandika, ntazi gusoma. Aravuga ngo njyewe sinshobora kuyoba, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ubwo nzajya mu ijuru ntigeze njyayo, ntigeze mbona nkabyizera, nkaba mbifite mu mutima wanjye, Kigali ntabwo ariho nzayoba. Yafashe ikirenge araza buhoro buhoro, arara mu nzira, tugiye tubona tugezeho nka 9:00 mu rugo iwacu. Aba ariho ayoboreza bwa mbere ageze i Kigali. Turavuga ngo ye, aravuga ati oya, jyewe nabwiye Yesu ngo ubwo ari wowe nzira, ubwo ari wowe kuri, ubwo ari wowe bugingo, nta kuntu najya mu ijuru nizera ijuru rutagibwamo n'imodoka ngo noneho nyoberwe i Kigali ahantu nshobora no kubaza. Cyari ikintu gikomeye. Si afata inzira yo kwizera, araza, Umwuka Wera aramuyobora. Yaje kuyoboza iwacu, aravuga ati ndashaka kwa Pastor Gatabazi, ati bambwiye yuko batuye i Kigali ahantu hitwa da. Tuti ni hano. Yararize, yuzuye umwuka, aravuga ati ntureba, Yesu ni inzira, Yesu ni ukuri, Yesu ni ubugingo. So iyo wizeye Yesu Kristo, it's real. Amen. Pastor Christy, kuko dusigaje nk'ibibazo nka 3, ndumva ibyo Jackie asigaranye. Turaza kubaza Reverend Inyansi ukijyanye n'ingo, uburyo mbese urugo rushobora gushikama n'ibintu bigenda bihindagurika. Ariko turashaka kuri Pastor Christine, harimo ibibazo 2 twateganyije, sinzi ukuntu ari bubihurize hamwe. Reka tubimubarize hamwe kubera impamvu z'umwanya, kugira ngo byose tuze kubyumva. Harimo ikintu kivuga, Pastor Christine yari pasteur, ariko yagiye akora international organizations zitandukanye, ndumva yego, donc yagiye akora ahantu hatandukanye. Ariko ni gute tugenda tubibona, nshimye cyane yuko afite n'itsinda yagiye ayobora rimwe nk'abadamu bajya muri leadership, ndumva n'ubuhamya burebure. Ariko niki yabwira umumama uri muri Kristo, ariko nanone wabaye promoted, yagera hanze bigasa nkaho bya bintu yari afite abisize, ahubwo agiye hanze, donc bigasa nkaho ahindaguritse. Icya kabiri ni inama mwagira abadamu bahagurutse gukorera Imana, cyane cyane muri ibi bihe. Hari ikintu nagiye mbona, sinzi wenda niba hari ingaruka byagira kuri identity. Ese Pastor Christy, yego turakizwa tugahamya, ariko ni gute umugore yajera social media muri iki gihe? Yajera social media kubera ko nibaza yuko ibyo tuvuga no mu myaka 100 cyangwa se mu myaka tutakiriho bizaba bihari, turabyara, abana barakura, wenda hari ntabwo dufite isoni zo guhamya, ariko nanone hari igihe usanga nk'umuntu atanga ubuhamya nk'umumama
akavuga ko yari indaya cyangwa se akavuga ko yakuyemo inda 7, akavuga ko yaciye umugabo w'inyuma, uwo mwana nakura agakurira muri iyo shame yo kumva yari afite umumama umeze gutyo. Nubwo ari kuvuga Yesu, ese niki twafasha nk'abadamu bahagurutse gukorera Imana kugira ngo bakomeze babe balanced muri ubwo buryo? N'ibyo bibiri. Murakoze. Ikibazo cya mbere ndumva ntaza kujya kure n'ibyo navuze. Mu by'ukuri sinzi ikintu kindi gishyashya dushobora guhanga gitandukanye n'abatubanjirije bashobora kuba baragiye muri positions ziri hejuru kandi ntibahinduke kandi bagahesha Imana icyubahiro. Ubundi Imana iturema ikaduha ishusho yayo, hari impamvu imwe gusa itari, ntabwo ari ebyiri, zari zo kwihesha icyubahiro aho waba uri hose, mu mibereho yawe yose, aho waba uri hose, aho wakorera hose, haba mu rugo, haba niba uri umunyeshuri mu ishuri, haba muri zo international organizations. So ikintu navuze mbere ndakigarukaho, iyo uzi identity yawe uba ufite umutekano. Ni ukuvuga ngo umutekano si ukuvuga ngo nta bombori cyangwa se oya, ni ukuvuga ngo uba ufite uri secure, wumva ufite umutekano wo mu mutima. Ufite umutekano wo mu mutima ku buryo nta kindi kintu kindi wumva wifuza gushyira kuri wowe cyakongerera inyunguragaciro ku buzima bwawe usibye ya shusho y'Imana. So iri authentic cyane, kandi kubera uwo mutekano n'amahoro bituma utishushanya, ariko kandi bituma uba wowe, ukabasha no gukora ibyo ugomba gukora utitaye ngo uyu muntu abandi bantu ese barabyakira. As long as icyo ukora ari icy'ukuri kandi icyo ukora ni inshingano, icyo ukora gihesha Imana icyubahiro. Icyo rero numva aricyo cyaranze intwari zo kwizera, kuko barisobanukiwe, bamenya abari bo, babasha gukora icyo baremewe gukora. Iyo Imana ivuga izo ntwari iravuga ngo iyi si ntiyari nakwiriye kubagira, kuko iyi si ifite ibintu bihindagurika byinshi, ariko kandi umwanzi akoreramo cyane, ugasanga bitandukiriye icyubahiro cy'Imana. Ugasanga umuntu arashaka icyubahiro cye kuruta gushaka icyubahiro cy'Imana. So no muri izo international organizations nuko nagiye nakoze muri icyo gihe. Abantu bose bari bahari, bari bazi ko nkijijwe. Nago nigeze ntandukira, nahoze mbibwira Apostle Mignoni, umugore twahahuriye. So natangiye launch our fellowship yo kubwira abantu agakiza. So amazina banyitaga ntabwo yari yo narindiyo, ariko icyo Imana yanyise nakomeje kugikomeza kandi ndangiza neza. Narangije ntikuye, nararisigninze kubera umuhamagaro wo kugira ngo nkomeze gukorera ibyo nagombaga gukora. Sinzi niba nkisubije neza, ariko mu by'ukuri nta kindi kintu dushobora kwigira hanze y'abatubanjirije, kuko dufite ingeri nyinshi z'abantu benshi babashije guhagarara neza. So icyo bahagazeho ni identity, ni icyo ngicyo kibaha umutekano, ni nacyo kibaha impamvu zo kubaho n'ibyo bagomba gukora mu gihe cyabo. Ikindi kuri social media, mu by'ukuri usibye na social media hari ibintu abarokore dukora mu by'ukuri aho kugira ngo twubake tugasenya. Ibyo rero biterwa n'imyigishirize. Kuvugisha ukuri ni byiza, no kuvuga ibyawe ni byiza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kugira ubwenge. Imana iratubwira ngo mugire ubwenge. Ubwenge rero ni ukumenya uburyo witwara muri situation runaka, utagize icyo uhisha ariko kandi utagize n'icyo uhungabanya. Wubake ibyo ukora bibe ibyo kubaka, ariko ibitubaka ubyihorere, bibe hagati yawe n'Imana.
wavuze ibintu bya social media ariko hari n'igihe abantu bajya mu byumba by'amasengesho kubera umuco w'idini bakakubwira bati atura ibyaha mwese manze mwiyeze muvuge ibyo mwakoze. Imana ntabwo ishobora kutwumva tutavuze kandi murabyatura ku mugaragaro. Tekereza rero umwana ugihuzagurika, wenda ni umuroko, sinzi bya bindi Jackie yavuze, hari igihe baba batari n'abakizwa, wenda bariganya ako gakiza cyangwa se ariko bababwiye ko abakizwa bimeze gutya, umuntu akavuga ati naciye inyuma umugabo wanjye, n'abariya bana sabe, n'abariya bana sa ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwo urumva ikintu ubukoze. So rero nibaza ko icyo nashimangira ni uko iyo tumaze gukizwa, pasiteri yabivuze, dukwiriye kwiga neza, kandi kwiga neza, iyo umuntu yize neza agira ubwenge bw'Imana. Ariko hari n'ikindi kintu, iyo udafite identity yawe, hari n'igihe ukoresha ivugabutumwa ushaka amaramuko, kuko hari abantu benshi uyu munsi wa none bari ko bapromotinga cyane social media, bakavuga ibintu bidasanzwe, ibyo biri muri secular, bakakora ibintu bitabaho kugira ngo ugire audience nyinshi kuko harimo cash. So ukabona ibintu, so ubwo ibyo rero nibyo Bibiliya ivuga ngo nimukishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ibyo nibyo byiza bitunganye, kandi nibwo muzamenya ibyo Imana ishaka kandi ishima. So rero social media, muri social media hanze, muri secular hari ibyiriho ikora, kandi biriho birafasha abantu babikora, ariko barabikora iki? Ese ugiye kwenda iki? Ugiye gukora iki? Ugiye gushyira iki n'iki kigiye kungura abandi? Hari igihe rero tuba dufite selfish ambition, ari twege twirebaho, ari nta kindi tugiye guha abandi kibafasha, ariko byose bikururira njyewe ndakuramo iki, njyewe ndahinduka nde, njyewe. Ubwo ni cya kindi apostle cyo kutamenya identity yawe. Imana ibaha umugisha, sinzi niba mu by'ukuri urakoze kunsubiza icyo kibazo, ko ni ikintu numvaga nk'umuntu uyoboye ministry y'abadamu, banumva binteye impungenge, nk'ibintu umuntu ashobora kuvuga n'ingaruka bizamugiraho wenda kera, bikagira ingaruka ku bana, bikagira ingaruka ku muryango, birimo kuvuga ngo yego ni ukwatura, ngo ni ugufasha, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo biriho birubaka. Ugasanga hari n'urubyiruko rukura rwanga Imana kubera wenda n'ibyo ababyeyi bavuga batari bakwiye kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro. Cyangwa se bakavuga bati njyewe ntabwo ibyo bintu nigeze mbijyamo, ibyo bintu bavuga biriya abakizwa ni bariya abantu baruharwa bagiye muri ibyo bintu. Wowe wabivuze utekereza ko ugiye kwimpressinga abantu ko Imana ikurimo neza, hanyuma hari abantu rwose utazafasha bavuga bati nagiye kubwiriza ubutumwa umuntu umwe ahantu muri b'abadamu nyine wavugaga, aravuga ati gihe nari nzi ko ndi umuntu mwiza, ndi inyangamugayo, so gihe nabwirije umwana w'ikirara, ariko nako si umwana w'ikirara, navuze umwana w'ikirara bamuvugaho kenshi, gihe ntabwo mvuga umwana w'ikirara, ndavuga wa mwana wasigaye mu rugo wari propre. Noneho arangije ati ndi hanze y'ibirori, ndi hanze y'ubugingo, yararize amarira menshi, arakijijwe n'uyu munsi wa none arahagaze neza. So hari igihe ushobora kuvuga ibyo bintu bya ruharwa ugasanga ibi bintu birashatinze off. Vuga ubuhamya bufasha abantu kumenya Kristo uwo ari we kugira ngo bamwakire. Amen. Murakoze cyane. Reverend Ignace, hari ibintu wakomejeho byo kwimpressiona abantu, binzana ku kibazo cy'abahanuzi b'ibinyoma mu itorero n'uruhare bifite mu kwangiza identity y'itorero. Murakitubwiraho icyo mubivugaho, hanyuma muze kudusubiza n'icyo apostle yari yababajije cy'inama mwagira abashakanye mu kurinda identity yabo mu bihe bahura nabyo bigenda bihindagurika. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se bahanurira indamu, abo barateye, ariko ntabwo bateye muri iki gihe gusa, nuko bapromotinzwe na za social media n'ibindi bindi, nk'uko Pastor Christine yabivuze na Apostle Mignone, na kera bahozeho. Nibutse igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwari abanyagano i Babuloni, Imana yari yaravuze ko bazamarayo imyaka 70,
Yeremiya arababwira ati ahubwo musabira ab'icyo gihugu bagira amahoro kugira ngo namwe mugubwe neza. Ariko hari abahanuzi bajyagamo bati nimwumve uko ivuze, turataha ejo bundi, turataha ejo bundi. Abo rero babayeho uhereye na kera n'uyu munsi wa none. Nibyo koko barahaba mu matorero, barahari mu itorero, barahanura rimwe na rimwe bakavugisha n'Imana ibyo itavuze, ariko akenshi ari ugushaka indamu no kwikundiriza ku bantu no kwiyemera imbere y'abantu, ariko Imana itabatumye. Abo rero nta kubataho umwanya, kuko dufite umuhanuzi mukuru, ijambo ry'Imana. Umuhanuzi rero uhanura mu izina ry'Uwiteka, uwo nguwo ahuza na Bibiliya. Ntabwo rero rimwe na rimwe burya muzabumva mujye mugira n'itandukaniro. Ariho ugira gutya, nigeze kumva umuhanuzi wiyise umuhanuzi, rimwe na rimwe ibinyoma byabo binagaragara nk'ako kanya, kumva nk'ubwo barabihererana. Avuga ati ntimuzasubire mu rusengero, ahubwo mujye muza mbajyane, hari ishyamba nabonye rifitemo amavuta, muze mbasengereyo. Icyo basarurayo hari igihe agerayo ati Imana yavuze ngo uriya mugabo mubana si uwawe, none nakuboneye umugabo. Ubwo divorce zikaba zirabaye, umugore araje ati koko, ati Imana yanavuze ko utari uwanjye. Ariko murebe iyo Mana yabivuze ni bwoko ki? Ntabwo ari Uwiteka. Niwumva avuze ati Uwiteka yambwiye, aho aba ariho uzakurikira urebe uti birashoboka. Ariko iyo avuze ngo Imana yambwiye, ishobora kuba ari n'Imana ya sekuru, kuko Imana ni nyinshi. Igihe Eliya yarahanganye n'abahanuzi ba Bayali, nabo baravugaga bati Imana, Imana, Imana. Ariko Eliya abazamuye ku musozi wa Karumeli ati bimenyekane, Uwiteka niwe Mana. Byaramenyekanye kuko Uwiteka ari we Mana. Rero ubuhanuzi n'intego y'ubuhanuzi ni ugukosora, ntabwo ari ukwangiza. Iteka rero abantu bashitukira mu buhanuzi no kujya kumva ubuhanuzi, nyamara baba basize umuhanuzi wa hafi, ari wo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Simpakana ko abahanuzi batabaho, babaho, bahanura mu izina ry'Uwiteka. Abo rero barimo baravangirwa na ba bandi bateye, bishakira indamu, bishakira ubutunzi no kubibyaza umusaruro, bakumva ko nuhanura, niwemeza abantu, aribwo uzagera ku ntego cyangwa se uzabaho bikagutunga. Ariko siko kuri. Uwiteka niwe Mana, ijambo ry'Imana ni rizima. Abahanuzi n'ubuhanuzi turabwemera, ariko abahanura b'inyoma ntabwo tubwemera. Hari ibyo tubigenzuza rero, ubuhanuzi bwose tujye tubugenzuza Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ndumva ari cyo navuga. Hanyuma ku bagabo cyangwa se abubatse ingo, buriya iyo abantu bajya kubana imbere y'amategeko, hari ibyo basinyira, n'imbere y'Imana bakaza abapasitoro cyangwa se ba padiri, amatorero atandukanye n'amadini, hari ibyo bemera. Iyo tubashyingira bararahira bakavuga ngo bazabana, haba mu bibi, haba mu byiza, haba mu ngorane, tubyaye tutabyaye, mu bukene no mu bukire, tuzabana kandi tuzakomeza kuba inyangamugayo. Ndagira ngo abubatse bakwiye gusubira neza ku isoko no ku ndahiro bagiranye. Iyo abantu bajya kubana, ubundi ubwo kiba ari igihango bahanye. Igihango ku bakiri bato n'abana bato batabizi, igihango yabaga ari indahiro abakera bagiranaga, ko batazahemukirana ndetse bakanywana n'amaraso. Noneho iyo umwe yahemukaga, igihango byabaga mu mico y'Abanyarwanda, byabaga ari imitongero, baravugaga ngo igihango kirakwica. Iyo abashakanye rero bashakanye baravuganye ayo magambo imbere y'Imana, imbere y'amategeko, ni igihango baba bahanye. Icya kabiri, urukundo cyangwa se gushakana ni ideni. Mu Gifaransa baravuga ngo la promesse est une dette. Iyo abashakanye umwe agomba kumva ko afitiye ideni mugenzi we,
umugore afitiye ideni umugabo, umugabo afitiye ideni umugore. Ibyo bintu iyo bahora babyibuka, urukundo rwabo ntabwo rugira ikizinga cyangwa ikibatandukanya. Hanyuma rero icya gatatu, urukundo rukaba ari inshingano. Iyo umwe yatandukiriye ku nshingano ze, aba yabyangije, aba yapfuye. Niyo mpamvu mubona abantu batakaje indangagaciro zo gushakana cyangwa z'urugo, uyu munsi wa none bihutira kwandagazanya, kujya mu madivorce. Ariko Imana ntago yaturemeye ibyo byo gutandukana n'ibiki byose, ahubwo iteka uko bwije uko bukeye umuntu agomba kwiyumvamo ko afitiye ideni mugenzi we, nawe afitiye ideni mugenzi we. Ibyo bintu nibabigenderaho, ingo zizaba nziza, kandi nta kizabatandukanya, kuko umugambi wa Satani ni ukwica, ni ugusahura, ni ugutesha agaciro, ariko umugambi w'Imana ni uko abantu baba umwe, bakaba mu mugambi w'Imana. N'icyo Imana yari yaremeye urugo kugira ngo abantu babe mu mugambi w'Imana. Ntabwo rero ibi by'ingo zirimo zisenyuka, izubakiye kuri social media, ibyo ntabwo ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni uko abantu baba umwe, nk'uko Bibiliya ivuga. Isano iri hagati y'umugabo n'umugore irenze kuba isano y'amaraso. Umwanditsi umwe yaravuze ngo uko impanga zisa, ngo umugore n'umugabo bo barenze impanga. Ni ukuvuga ngo iyo umugore yabaye umwe n'umugabo, baba barenze kuba impanga. Ni isano imwe, ni amaraso, ni umubiri umwe, nk'uko Bibiliya ibivuga, uko Pawulo yabyandikiye itorero ry'Abefeso. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Reka twakire Apostle adusoreze. Imana ibahe umugisha cyane mwese mwakomeje kudukurikira. Nk'uko babibabwiye, tuzabamenyesha ikindi gihe tuzasubukurira ibiganiro. Okay, murakoze. Reka nsabe Pastor Christine adusengere, wenda afite n'icyo yatubwiraho gato, akitubwira adusengere. Murakoze cyane. Hari ikintu nibutse ko nasimbutse gatoya ku balansinga. Burya ibintu byose ni mu mwuka. Ni ukuvuga ngo nta kuvuga ngo kuko Imana irema umuntu ntago yamuremye ari roho gusa, yamuremye ari umwuka, ari ubugingo, ari n'umubiri. So ibintu byose rero byita ku mubiri wawe, ari ugushaka imibereho, ari ugushaka ubuzima bwiza, burya ni inshingano kimwe n'izindi zose. So umuntu rero ari mu butatu. Ntago wavuga ngo ubu ngubu ubwo nabaye umugore w'umuyobozi ngiye gutakaza inshingano zanjye zo kuba umugore. Uri umugore ariko ufite umubiri, ufite no mu rugo, ufite n'abana, ugomba rero kubitaho. Uburyo rero wa balansinga nta kindi buriya, kuko Imana yaturemye turi umuntu muzima ari mu butatu. Ni ukuvuga ngo iyo ufitanye ubusabane bwiza n'Imana, Imana iguha ubwenge bwo gushyira ku rugero ibyo bintu byose. So balancing rero ni ikintu cyo mu mwuka cyane. Actually ni ikimenyetso cya maturity, ni ikimenyetso cy'uko ukuze mu mwuka, wagarutse mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu Imana yaremye ibintu bifatika, isi ifatika, nature, hanyuma hari n'indi si idafatika, ariko kandi iguha n'ibyiyumviro n'ibitekerezo. Ibi bintu rero ugomba kubyubaka byose. Ni ukuvuga ngo mu emotionally, mu buryo bw'amarangamutima, ugomba kuba uri muzima, ugomba kwita ku bitekerezo byawe, ugomba kwita ku mubiri wawe, ugomba kwita no ku mu by'umwuka. So rero niyo wazamutse cyane, ibyo bintu biracyahari. Niyo mpamvu ubona abantu iyo bazamutse cyane bakagira akazi kenshi, babitakaje rwose, usanga batangira kugira indwara zitari ngombwa. Sintekereza ko ari ubushake bw'Imana ibyo bintu mu by'ukuri. So rero ngiye nibaza ko Imana yaduhaye ibyo byose, nuko tugomba kubyitaho. Bibiliya iravuga ngo imibiri yacu ni ingoro z'umwuka wera. Ngo rero imirire, kuruhuka, kwikora exercise, nubijya abantu bavuga ngo ni ibinyamubiri, ngo ni iby'isi. Reka da, ibi ni ibintu bizima rwose, ahubwo ugomba kugira ubwenge ukamenya uburyo ushyira ku rugero.
so ikintu kitubuza rero ni ya identity ni ukuvuga ngo uba ushaka gufitira ibindi ibyo wahaye agaciro kenshi kuruta ibindi ni kuki ni gucyo ubiha agaciro kenshi kuruta ibindi uzasuzume urebe impamvu birashoboka yuko ushaka kuimpressinga abantu icyo gihe rero bizatuma stretching ibintu bimwe bigaragara imbere y'abantu kuruta ibintu biri bikubaka kandi byubaka ubuzima bwawe so niyo waba uri perezida niyo waba uri umugore usanzwe ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane kubimenya no kubishyira mu gaciro rero nta binyamubiri biri aha ngaha so niba ugiye mu mwuka jya mu mwuka ariko umenye yuko ufite ingoro y'umwuka wera ufite n'umubiri wari urusengero umwuka bwawe bwose bugomba kubaha Imana kandi bukaba bwiza kandi bugatungana rwose ngiye niko nibaza yuko kutakaza identity ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko bituma uba imbalance ugira utakaza equilibre. Imana ihumugisha abari kutwumva nukuri turashaka kubashimira uburyo mudukurikirana mukaza mugakurikira bino biganiro mudahari ntabyo twakora turashaka kubasabira umugisha nukuri Imana ibagire neza kandi nanone aho tugeze ntabwo tugiye guhagarika ahubwo tuzakomeza tugende tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndishimye kandi ndizeye ko buri wese ari gusubirana identite ye muri Kristo Yesu amen ndabyizeye cyane muri Bibiliya dufite umugabo witwa Melkisedeki niwe wenyine utari ufite inkomoko utarafite uwo yigiraho cyangwa se areberaho ariko abandi bose bagiye bagira inkomoko dufite mwene data Betty wigisha ejo wundi aravuga ngo ntabwo ushobora kugira identite utavutse hagomba kuvuka igihe yabyigishaga nahise ntekereza Nikodemu yasanze Yesu bwije amusanga ari nijoro kubera ko yari yarakuze yari umugabo ukomeye yari umuyuda yarazi amategeko yazi ibintu byose ariko amaze kumva amagambo ya Yesu asanga nubwo azi Bibiliya nubwo azi ibintu bitandukanye akeneye umuntu yakwigiraho akeneye kongera kuvuka amusanga nijoro kubera position yari afite ariko avuka ubwa kabiri hari ijambo rero Yesu yamubwira ati kiretse uri born again cyangwa se waravutse from above waravutse ubwa kabiri hanyuma ndumva ko yakira agakiza aho abantu batareba ariko yakira Yesu nk'umwami n'umukiza nawe sinzi urwego waba urimo rwose ariko niba ubona akantu waba waratakaje ntugire ubwoba hari abakozi b'Imana batandukanye yaba ari igihugu utuyemo yaba ari ahantu uri hari abantu Imana nk'uko Pastor Christine yashatse urusengero ajya kubatirizwamo nawe ntabwo wabura ahantu bagufasha kugira ngo wakire Yesu umwami n'umukiza ariko no kuri kamera wabisubiramo uti mwami Yesu ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mvana mu gitabo cy'urupfu ushire mu gitabo cy'ubugingo umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nzi n'ibyo ntazi ibyo nibuka n'ibyo ntibuka maze ungirire ibambe Kristo mu izina rya Yesu amen reka pastor dusengere murakoze cyane Imana ibahe umugisha reka dusenga Imana mwami Imana data turagushimiye cyane gutanga kose kwiza n'impano yose nziza kandi itunganye rwose nibyo bituruka kuri wowe data w'imico yose udahinduka kandi utagira n'igicucu cyo guhindagurika turagushimira ko waduhaye Yesu Kristo kugira ngo mwami ubwo twari kure yawe utwigize hafi ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu utuzurane nawe utwicaranye nawe ahantu ho mu ijuru turi kumwe na Yesu Kristo turagushimira kuko mwami abatari ubwoko watugihinduye ubwoko bw'abatambyi b'ubwami ishyanga ryera abantu wironyeye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe turagushimira rero mwami kubwo iki kiganiro turagushimira kubwa buri muntu wese watwumvise hano cyangwa se hirya mwami turagusaba kugira ngo umusange mwuka wera umusange mwuka wera wemeza umutima we mwuka wera umukurure umuzane kugira ngo abashe kwakira Kristo turagushimira mwami Imana nyiricyubahiro urwo rukundo wadukunze kandi uzakomeza kudukunda kugeza iteka n'iteka ryose umugisha rero buri muntu wese umugisha Apostle Mignone na ministry umugisha mwami abagize iki kiganiro harimo pastor ndetse na Jackie n'abandi bose bumvise ndetse n'abacameraman Mana turagusaba kugira ngo ubaho umugisha iyi mirimo yose myiza iri ikorerwa hano hantu uyihe umugisha kandi yera imbuto zihesha izina ryawe cyubahiro mu izina ryera rya Yesu Kristo tubyambaje amen.